Mperutse kubasezeranya yuko nzabereka application wakifashisha uri gukora beat cyangwa se uri kwikorera indirimbo. Aka kanya niba uri tayari ngiye kubikubwira. Gusa mbere yuko mbikubwira reka mbanze suhuze buri muntu wese dukomeje kujya tubana ahangaha. Mbonereho no kwakira umuntu wese mushyashya, umuntu wese utarakanda subscribe, nkubwira ati yikande ufungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, yaba indirimbo cyangwa se amasomo ujye ubasha kubibonera ku gihe. Turifashisha application yitwa BandLab. BandLab ni application nziza cyane ubasha gusangamo ibintu byose wakenera uri kwikorera indirimbo, yaba amagitari, yaba amagitari y'amoko, yaba piano, yaba drum, byose ibintu byose bisangamo. Nizere neza kuri tayari rero, reka dutangire. Tudatinze tugiye kureba ukuntu twatunga application ya BandLab muri telefone yacu. Iyi application kugira ngo itunge biragusaba kuba ufite internet, ukaba unafite application bita Play Store. Numara gusanga ufite application ya Play Store, uraza kuyikandaho. Numara kuyikandaho urajya muri search, usachingemo ijambo BandLab. Nko akundi ujye ukuramo ama application y'izindi bisanzwe. BandLab nusoza wemeze, barahita bayikuzanira iri mu ibara ry'umutuku. Dore ngiyi nusoza urayemezaho. Numara kwemeza urabona ngiye kubera ko sanzwe nyifite, ntabwo bambwira ngo ni downloading kandi sanzwe narayidownloadinze. Ngiye sanzwe nyifite, ariko wowe numara kwidownloadinga harangiye handitsemo ngo update, wowe haraza kuba handitsemo open, ukandemo. Numara gukandamo barahita bakujyana nyine nk'umuntu ugiye kuyinstall, kandi ndabizura install kandi biragenda neza. Uraza guhita bakwerekana ubuzuzamo email yawe na password. Numara kubyemezamo uraza kwisanga ahantu ameze gutya. Twasubiza inyuma kugira ngo ubibone neza. Ikindi cy'ingenzi ugomba kumenya nuko ino application kugira ngo uyikoreshe bigusaba ko wambaye ekuteri, nibwo ibintu bigenda neza. Ikintu ngiye kukwereka amahanga, ngiye kukwereka ukuntu wakinjira muri studio, nkwereke n'ukuntu wa recording, nkwereke n'ahantu ushobora kuba wabona piano cyangwa se n'ibindi bintu runaka wakoresha uri gukora beat. Muri studio kwinjiramo urakanda kuri iri jambo ryanditsemo ngo open studio, wemeze. Urahita utunguka ahangaha rero. Ahangaha niho hakorerwa ibintu byose, ariko iby'ingenzi ugomba kumenya aka kambere ari nabyo ushaka kukwereka uyu munsi. Reka mbanze ndebe nkwereke hano hambere, niho turaza kwibanda, twongere twibande hano ku ijambo rya gatanu. Reka tubanze hano hambere noneho sasa turebe niho tugiye gukanda. Uku nguku twageze muri record. Reka turecording. Kuri codinga rero, kuri codinga ukanda muri iri bara hano hasi, hano hari uri kubona umutuku munini cyane kabisa. Umutuku munini cyane. Dore nguyu urahita ukandamo. Noneho ikindi, numara kukandamo uraburi kuri codinga kandi amajwi asohoka ameze neza cyane. Hello mumeze mute? Reka subiza inyuma wumve record ndi codings. Hello mumeze mute? Noneho ikindi nakubwira cyo
iyo urimo kurikodinga ntabwo bisaba ngo uvuge cyane kuko iyi microphone irakurura cyane, kandi ikindi harimo application ugenda uzamuriramo amajwi mu gihe wumvise ari hasi cyane, ntabwo bigusaba gusakuza wapi. Reka tugende. Iyo umaze gukora nk'ikintu runaka, umaze nko gufata ijwi, ugakanda ahangaha kugira ngo uryemeze. Ahangaha ugahita uryemeza, ugahita noneho kugira ngo ukore akandi kantu. Niba ushaka gukora irindi jwi cyangwa se ushaka gukora beat mu kimwe, uhita uza ugakanda ahangaha. Ubyitegereze neza rwose, ntabwo bigoye, nta nubwo bisaba kuba warize amashuri arenze. Ugahita ukanda hariya. Turagenda kuri kamwe ka gatanu, ngo njye mbikwereka neza utazavuga ngo ntako wabibonye. Turi nanga uhemeze. Numara kuhemeza, ubu ntago ibintu najya kubisobanura byose kuko video yatiba ndende, ariko utubora two hejuru urabona hano n'ahaba harimo ingoma, ino ni base, ino ni drum kick, byose ibintu byose na gitari na keyboard, byose hano babirimo. Ariko no munsi reka ikintu tugiye kurebaho ni keyboard, ibindi niba ngombwa tuzabirebaho ubutaha. Keyboard rero yigezeho, aya yose ni amajwi yayo. Aya uhitamo iryo wumva rivuga neza. Ndikumva iri ngiri risona nabi, reka tukande kurya kabiri. Akaba ari ryo twemeza piano yacu ngiyi. Kugira ngo ubyemere neza, ubundi uza amanota uba utayazi nyine byaba ari danje, byagusaba nyine kubanza ukayiga. Ariko iyi ngiyi ni do, none re, mi, fa, so, la, si, do. So byumvise, reka duse n'abaparikiye ahangaha. Gusa wakoze wowe twatangiranye no video tukaba tuyisozanyije. Icyo udasobanukiwe unyandikire muri comment ndagusobanurira. Gusa hari na nimero ya WhatsApp irimo hano hasi, uzi kuyandikira musobanurire kurushaho. Sawa, murakoze, bye. Tubonane mu zindi video zirakurikira, kuko hano kuri no channel hazajya hacaho ibintu bitandukanye, yaba indirimbo cyangwa se inyigisho. Bizaterwa n'icyo uzakenera, gusa icyo nzi cyo ntabwo uzabura icyo ukeneye. Sawa.